comment warazibonye nagiye nsoma niruka ariko hari zo nagiye mbona urugero izagusigaye mu mutwe umuntu wambonye akavuga ariko ushaka ngo umukobwa aratanga cyane naramuhaye cyangwa nahaye papa so umugore ni wubaka iyo yaciye inyuma ruba rwasenyutse umugabo yaciye inyuma rurakomeza rukanakomera n'ibisanzwe kuko umugabo wese yaciye inyuma usanga kibikubwira ubusanga kenshi ahamagara nk'umugore ngo bu nkuzanire inkoko neza ajya umugabo akubwira ati bu uyu munsi umva ushaka agaki ko muri restaurant n'agapiza aba yaciye inyuma abagira ngo by'imirare ngiki ko n'umugabo wawe nta hantu azakubeshya ntazambesha azambwira ngo bankorera kuko mvuga ati uyu munsi wahuye nande bu hari umuntu uba yiberewe muri ubu buzima butangaje ntaca inyuma umugore we reka tuwe ku mugabo sibyo ntanywa inzoga nta kundi ibintu by'imipira ni umuntu aho ngaho uri honete mu rugo rwe wamuguha burya ntiwaba utomboye umugabo wagira ngo yaramaze nk'amezi 10 muri kuveze urabizi ko bavuga ko umuntu amaze igihe muri kuveze harakanuka mu mutwe kahita kava kugiye ntawe niba nabaho hari akandi kantu yakuze yagize agahinda kenshi gakomeye cyangwa se nta mafaranga afite kwirirwa bunza mu bakobwa ukuntu bihenda ariko usaba gukodesha nta mafaranga afite kujyana mu bakobwa cyangwa se afite ikindi kibazo kiba gihari witegereje usanga gihari ari umuntu wakuze atavuga ati yijimye no mu rugo rw'usanga no mu rugo nta kintu kizima umugore we yishimira kuko mu rugo butacu inyuma se yabaho niko baremye ahubwo unyibukije kiriya kiganiro nabonye ari ikiganiro washizeho ngo ukuntu bagusabye ruswa y'igitsina barayisabye nyine murakaza neza muri Ariera Moteri iyo bavuze umujyi wa Rubavu abahanga bumva Ariera Moteri muri Ariera Moteri niho honyine umukiriya aryama mu mahumbezi y'ikiyaga cya Kivu muri Ariera Moteri ni nk'umudugudu kuko umuntu abona byose atavuye aho ari dufite amacumbi meza by'akarusho abaraye hano tubaha na breakfast mu gitondo dufite ibyo kurya byiza kotsa inkoko nziza kotsa ifi nziza tugira n'amafiriti n'inyama y'igiti byose biba ari byiza biraryoshye ni karibu ikindi kandi umukiriya waje muri niyo Ariera Moteri akoresha wifi y'ubuntu uwaje muri Ariera Moteri hehe n'amavunane tubafitiye na massage ababikora neza ni karibu bantu mwese muza ku mazi ntacyo muba mubonye mutageze muri niyo Ariera Moteri aha reka twasuze cyane bakunzi ba Irisa TV nitwa Prote Barushimana nanone hari ahantu turi mu mujyi wa Kigali hano heza aho duheruka kujya gusura abantu beza ni wa mukobwa mwiza wamenyekanye ku izina rya Ndongora Nitunge nkuko mwari mwabidusabye rero uyu munsi twagarutse kugira ngo tuganire hari bimwe mutasobanukiwe hari na byinshi mwagiye mwibaza muri comment uyu munsi turi kumwe kugira ngo abisubize gusa wenda birashoboka ko ugiye kumubona hari ubwa mbere hano kuri Irisa TV niyo mpamvu nifuza ko yatangira atwibwira tukamenya andi mazina atari Ndongora Nitunge tugaye ikaze murakoze mazina yanjye sinumuyazi nitwaye nka Marie Ange ese igihe washakiye umusore ukurongora none nturamubona ntago ndamubona baritinye bose baratinye batinye se kubera iki kubera iye wamenya neze ko ntaramubonana ko ntaramubona hagira uza muri comment ambwire ko ari available asiga kanimero arega hari abantu ashobora kukubona bakaba yatse arimo kudukinisha ujyana ariko uretse kubijyana na filime ariko bibaye ngombwa se hari kidashoboka harya watubwiye ko ushaka umusore ngo ufite ubwenge ubushize ufite icyo akora umuntu ufite icyo akora umusore ubaha Imana umusore mwiza hose mu bitekerezo no kwisura para kwisura mu bitekerezo mu mutima mbese umusore mwiza isura yo nta kivuze ntago bayirya aha twagarutse rero abakunzi bacu bari bagukumbuye wababwira uti yambiye amabizu mwese hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira ku kintu icyo bita intergeneration cyangwa se guhuza ibisekuru runaka turi buze guhuza umukobwa wenda wa mbere igisekuru cya mbere kuri wa mama wacu tuze kumuhuza n'ubuzima bayimo uyu munsi
tuze kureba ngo bitandukane he. Ariko mbere yo kugira ngo tujye muri ibyo byose reka dore kuri comment abantu bagiye batanga mu kiganiro. Comment barazibonye? Nagiye nsoma niruka ariko hari zo nagiye mbona. Urugero izagusigaye mu mutwe. Umuntu wambonye akavuga ngo ari gushanga umukobwa aratanga cyane. Naramuhaye. Cyangwa nahaye papa. Ewa, comment yarahaje ngo umukobwa arabeshya ngo aratanga. Hari umuntu wambwiye ngo hari igihe wacuruzaga ama perfume ngo uramuha ariko we yaciye inbox. Munacuruzaga? Parfait. Ngaza kugura parufe urangije uramuha. Umuntu yarabeshye. Ubwo hano nacuruje parufe nta muntu umwe tugeze tunakopera rwose umuntu yarabeshye rwose. Niba nagaruka azaza nyereka arabeshye. Hanyuma indi comment rero yagusigaye mu mutwe ni iyihe? Comment yansigaye mu mutwe. Usibye kuvuga ngo uratanga. Yindi yavuze hari bamuvuze ko mfite mind nziza babikunze. Thank you very much. Nibyo bigwari byavuze ko ntanga nabyo mwabigwari mwenda bagaye. Abandi bumva zavuga ko ndafite umutwe heza. Tumva ntazi ndi kwibuka ahubwo wamfasha niba ari zo wibuka. Comment nyinshi zari positive sibye abavuze ngo ni indaya ngo ni slay queen ngo ratanga ngo haburi mwe wese ushaka. Ayo namashyari kuko uwo muntu wabivuze utaranamuhaye ataranagufashe hari ukuguru saba yaragufatiye. Nta foto nta cyaba yafite ifoto. Asanga ifite. Oya byose abarimo ko ari umuntu ari ukuntu umuntu areba umuntu akumva nta mukunze akumva yamuvuga ibibi. Kuko mbaye namuhaye yaba twabaduhuje ibibazo yaba ari indaya akagera no munwa. Niba namuhaye ngo kubivuga kuri kamera ko nabana namuhaye kubivuga kuri comment. Ariko cyo nuko ntawe mwaba bose babivuga nta magambo. Ariko subundi tubaje n'inshuti zawe buri uratanga cyane ra? Wapa bwo ndanitonda ndebye. Byose ntabwo byanambabaza ngiye ku manteza zose ndazireba kumva ndaziceje umva sizimbabaje. Uko maze ko ari nk'ishyari umuntu arakureba kumva nta kwishimiye nta gukunze agahita afata umwanzuro wo kugira gute kugira gusebye. Nta kindi tu. Cyangwa usanga ari umuntu munazanye mu buzima busanzwe ariko akabivuga ari umutima muba gufite atagukunda. Yego. Ya. Ese undi utanze byakwica iki? Kugira ngo n'abakobwa badukurikiye ibitekerezo ugiye gutanga birashoboka ko hari ikintu bari buze kwigiramo utanze byagutwara iki? Yego si byiza none ko bavuze gutanga cyane si byiza si umuco. Ntabwo ari byiza mu muco nyarwanda kuko ugomba gutegereza umugabo muzabana n'urugero ariko nanatanze nanze ibyo mama yamaye ntabwo naba nanze ibyo banyina bamaye. Gutanga gake ujye ubikora? Iyo ni ibanga ryanjye kuko ndamutse naratanze nshaka kubesha ko ntatanze kandi natanze. So ubwo urumva ni vie privée. Vie privée. Nuvuga ko hari abantu bavuze kutanga bari batatse privacy. Baribesha kuko n'uwagenda yakwitwikira ijoro ntabwo yagenda ku manywa mureba cyangwa se abantu bose babereye ngo aratanze. Hari n'umungu ujya kwiyemera ngo kanaka twarabikoze kandi mutaranabikoze. Abantu babaho se? Cyane. Bitewe nuko kubona bitewe nuko kuze hanze aha ariko ibyo cyo nuko ngerageza kwitonda mu bitonda nanjye nazamo pe. Okay, witonda nk'ifoto. Oya ndi umusazi mu bindi bintu ariko nyine gusakuza kuderanja ariko gutanga byo ntabwo nakumeranya. Ariko ari nka sheri wawe se ntiwamwihera? Shiranye nayo ntabwo namago kugira nawe cyaba kirage nje mba numva nzamatwa bagenda namugize nubwo nta nuwo mfite. Hanyuma dukomeje nyine kwiganira ku buzima busanzwe ariko cyane hagati y'abasore n'inkumi. Hari abavuga ko ufite umukobwa inshuti yawe cyangwa se ufite umujama w'inshuti yawe ntimukore sex urukundo rushobora kutaramba. Je narabyumva ute? Byose birashobora kwikora akakwanga ushobora no kwikora akamagukunda. Kuko kera mama nabo muri rusange nyine mama bacu hari abazanaga abana mu rugo. Bivuze ngo babaga babikoze mbere bataza avance kandi wamura kanga kamushaka. Yamushaka kamukunze nabwo yamushaka kamwanze. So bivuze ko hari yashaka kubikora akamagukunda cyangwa akabikora akakwanga. Byose ni 50-50. None kuki utabikora rero? Kandi ushaka kubikora ukamwemeza akabikunda cyane. Kandi ngiye ntari kumva nabyiyumvamo. Ntabwo mba ndi kubyiyumvamo. Ese umuntu asonza kubera ko ari burya. Ntabwo ushaka kugira inzara uzi ko udafite ibyo mu nzu.
umuntu iyo nta biryo afite ntasonza, ariko iyo ufite ibiryo mu nzu ntusonza, akwita bifite akenshi no ndabicuritse. Iyo ushonza kuko uzi ko uri buryo, utari buryo urirengagiza inzara. So nanjye kubitekerezaho nuko nabanze ko mfite umugabo mu nzu ubikemura. So iyo udafite umuntu, iyo utabimenye ntabwo byamenye, ibyo bimenyerwa ndanabimenyereye. Nk'uko rero twari tubikomojeho, tugiye kuganira ku mukobwa wo hambere ndetse n'umukobwa w'uyu munsi. Hari igihe ujya kubona umubyeyi ngo abakobwa b'ino minsi ngo wapi bameze nabi, hari abavuze ngo bafite ubushyuhe. Ubundi niwe waragerageje kuganira n'abakuru, wumva ko kera abakobwa bitwaraga bate? Kera bagiragamo ikintu bita isoni no kwitinya, ariko bitavuze ko atagira gute nawe ataryamana n'umuhungu, kuko si niba barazanaga abana mu rugo ukabona umubyeyi ngo uriya mukuru ngo ntabwo yari uriya mugabo, uriya mugabo abana ngo ntabwo ari uwe, ngo ni uwundi mugabo babyaranye. Si byo bimva ko bibaho, bivuze ko yatangaga n'ahandi nawe. Ariko ikintu gitandukanye nuko hano dufite development iri hejuru, tuhora twidevelopa buri munsi. Umwana abashapa akaba yabwira n'umubyeyi ati reka njye gusanya na boyfriend ahantu. Kera wasanga baratinya kubivuga, ariko mu by'ukuri kandi ukabikora, bakagufatira ahantu mu kabande bagiye gusenya akabara bikoze. Ariko abo ngubu nuko bazana mu bushapu bwinshi, gusa nanone nyine byariyongereye, nanone ntabwo bava ngo birangana n'ibya kera, byariyongereye cyane nuko gasigaye tinyuka kwisabira umuhungu. Sure. Abana rero b'iki gihe asigaye arabasazi. Umwana avutse mu 2000 ahubwo ati wampaye pasi. Umwana uruta ukova aratinyutse, bivuze ngo basigaye bari shapu cyane kurenza abakera, ariko abakera ntibivuze ngo ntabwo basamaraga nabo. Ese nk'iyo umubyeyi yavuze ngo abakobwa bari abakera, abo nta kigenda. Bari abakera kandi usanga bafite base 3 n'abana 3 batandukanye, base 3 n'abana 3. Ubwo urumva buri mwana afite se. Ntabwo uzi se ababyeyi bafite imyaka 50 bafite abana bameze gutyo. Ubwo se bari abakera gute? Ubwo urumva we umwana azabyara amuhaye uheburere. Ibintu byose bigomba tugomba kubyakira uko tubibonye, gusa ugasengera abana bababyaye gusa nta kintu. Okay, reka tuze gufata wenda kimwe twakwita icyita rusange. Bavuga ko abakobwa ba kera bubahaga abagabo, bari bazi kubaha abagabo. Abakobwa ba kera nta avance ngo batangaga, ariko ngo umukobwa w'iki gihe muhura rimwe muri kwasiteri cyangwa se mugahurira ahandi bigenda bifata indi ntera, ariko na kera ntabwo bivuze ko batabikoraga, ariko bigenda byiyongera nyine uko isi igenda. Ntabwo urase uko twabaga kera mahanga twicaye mu Kagarama nuko hari hameze se, hari ibisambu, hari ishyamba. Buri kintu cyose uko kigenda uko tugenda tugira development muri twebwe na mind n'ibyo byose biragenda byidevelopa, nyine benda bikaba developa nabi, ariko biri developa. Ntabwo uzavuga ngo kera niba wararyamanaga n'umuhungu washize umwaka wenda kugendaho, ubusanga bidafata n'undi umwe bitewe n'uwuriwe nuko bitekereza. So yego kera barabikoraga, ariko kigiye bisigaye bibaye too much. Hanyuma cyo gituma abahungu badashaka ko babibona byoroshye. ngo impamvu abahungu badashaka babibona byoroshye. Nese kabibona ko ugiye mu isoko kugura inyanya, abibona ko ugiye kugura inyanya mu isoko za Desa. Ubwo urumva wowe yashaka guteka kandi avuga ati icyo nshakira ni iki nzaba nshaka. Umwana mushatse kanzi yamubona, ibyo kubikora buri joro yabibona. Urumva ntabwo wabishaka ukabibona ko ugiye kugura inyanya mu isoko ukazatekeza gushaka. Uzaba bakaniye bashaka, babakaniye kuba bashaka. Bura n'uko abahungu banga gushaka, ubafatiye umwanzuro. Tuvuge ndi nk'umuyobozi w'igihugu, kavuga ati ibihungu byose bitari byashaka, ntabwo byemere kwinjira mu kabari. Kuko bakunda inzoga bose bahita bakora ubukwe. Ndi nk'umuyobozi w'igihugu navuga nti buri muhungu wese utari washaka aza ginjira mu kabari, ariko yerekanye impeta yako yakoze ubukwe. Bashatwe turongorwa twese. Nese urashaka kumbwira ko abasore baba bakunda icupa kurusha ego. Abenshi bakunda icupa cyane, yego byose bijya kubalansingana, ariko akenshi arabanza agara ku icupa akikuza ibyo. Hanyuma rero ku bintu bijyanye no kubaha umugabo rero, kera ngo buhaga abagabo, ariko uyu munsi ngo umukobwa muri Kigali ntacyo waza umubwira, udafite amafaranga nta kintu muvuganye. Bijyanye no kubaha abagabo, cyo kora kera barubahaga abagabo cyane. Mu by'ukuri umugabo akwiye kubahwa byo,
umuntu wo kubaha urumva umuntu nubwo wenda kwiki umuntu asigaye gushaka amafaranga umugore akajya gushaka n'umugabo akajya gushaka ariko juste ntibikuye ko tugomba kubaha abagabo akenshi usanga ari nabo bakora byinshi mu nzu kurenza twebwe akenshi so ni umuntu wo kubaha rero umuntu n'uw'icyubahiro ariko kera barabuhaga de prix ubu ngubu byagiye hasi mo gake byatewe n'iki rero uko isi igenda igira iterambere niko navuga bigenda bihinduka ugasanga umugore se ubundi umugore urumva umugore baravuga ati nanjye najya guhiga nkazana amafaranga kera wasanga ari abagabo bajya guhigira abagore cyane ariko ubu n'umugore asigaye avuga ati nanjye mfite akazi keza najya kuzana amafaranga nayo nkayuzana wakwishyura credit umugore nawe akishyura inzu ukazimubwira iki uzacunga abagore babiburayi abagabo barirwa barira kubera iki barahembwa 5 by'idolari n'umuhungu agahembwa 5 by'idolari cyangwa umugore agahembwa 7 uramusuzugura gute kandi umugore ahembwa 7 ngo uhembwa 5 ubundi cyose waho umuntu kubera ko guhahira ariko uzareba umugore buriyo udafite akazi umugabo ari umuha buri kimwe dore umugabo azamukuramo inkweto ari mwese mujya mu kazi ndakagenda abyuka agenda muza uvuga ati sheri wanshuriza amazi yo koga wanabimubwira umugore akabibwira n'umugabo kubera icyo babona icyo amuha nanjye nawe yakira hanyuma ibyo ngibyo turimo kuganira turibuze ko bisanisha n'umuryango nyarwanda kera za gatanya zari nke ugereranyije n'uyu munsi hanyuma kera nta gihe cyo kurambagizanya cyabagaho kirekire hari ubwo papa wawe yakuzaniraga umugore cyangwa se bakamukuzanira utamuzi still bakarambana bakubaka umuryango uyu munsi we muri iki gihe cyo guterekana mugakundana nibwo divorce zirimo kuza ari nyinshi zikiyongera ibintu biri guterwa kera bameraga nk'abatinya igitsure cy'ababyeyi byaberaga ari nk'umuco nko kumva ku gusenya umuntu wasenya katabana ngo ndavuga umukobwa wabyare mu rugo baramuruha mu mazi kera ugasanga umukobwa aratinya gufata iyo nda wenda bikaba gake cyane kubera gutinya ko bamuroha ariko ubu ngubu kera ikintu cyabagaho urumva baratinyaga kuvuga ati ninsenya bari bibone nabi famiye yanjye barubahaga mu muryango cyane byabaga bini nk'umuco nyine kumva ko umugabo ari uwawe ariko ubu ngubu umuco waratakaye umuntu ashaka akundana n'umuntu bakajya kubana umukobwa akabyemera atari kubera ko babanye kubera ko yumvisha ko umuhungu afite kadasiteri kavuga ati ndagiye kubera kadasiteri nyuma y'imyaka 2 tuyipasure paso akujya tuzagabana amasahani n'ibikombe undi agatekereza ninjye nangiye mu rukundo nyarukundo nta kintu afite tuzashwana n'undi tugabana amasahani n'ibikombe n'indobo n'amasafuriya aho kugira ngo ngende mburu urwo rukundo nshaka reka ngende ku iyo nzu nziza tuzagabane inzu imyaka 2 sinzashakira ubusa niba mfite ikintu ntahanye mu rugo nsubiranye mu rugo urumva kenshi bagenda kubera nta rukundo kubera ikintu umuhungu afite hari n'ugenda kubera urukundo mwagera kwihangana bikanga ikindi kintu abantu batazi ntabwo ugomba kubana n'umuntu muhuje ibintu 100%, muhuje imico 100%. Agomba kuba nka 50% cyangwa 60%, indi imico bibona bugenza bafite ukayihanganira. Imico nzanye mu rugo rwanjye ukayihanganira, nawe yunzane nkayihanganira. Abantu ntabwo bafite kwihangana. Kuko ntabwo nzazana umugabo uri perfect 100%. Njye ntabwo umugabo azanshaka ari perfect. Ashobora kunshaka yarankunze, twarasezeranye karamata, yagera mu rugo agasanga nyara ku buriri. Ibyo twasezeranye ko agomba kugihanganira. Ari ikibazo abantu bici isezerano. Bavuga ko bazatandukana n'urupfu. Ubaye ubikora ukarahira ubizi neza ko ugomba kugenda. Ikindi urafata umugabo yagucinyima ngo ndakora divorce ngo yancinyima. Yagucinyima se gute kandi agomba ari oblige agomba kubikora nyine uko ari ko barebye. Ubundi ufashe umugore wawe mwimubwira ati bireke. Umenye ko ari umugore wawe. Umuhane abireke. Nawe undi kuzavuga ngo uzashaka umugore usanga ari kugusahura. Ntabwo bivuze ko ugomba gukora divorce. Uko nuzashaka uzasanga nakora ibirenza gusahura akanakora n'uburayi. So igerageza kwiga ibintu bibi mugenzi wawe akora, ugerageza kumuhindura. Niminangu beho warabyihanganiye. Kuko uzasanga ari ibyo bibakora afite nibyiza akora. Ntagera ngo de rero. Ubundi byose no gusenga. Imana niyo bakira umuntu. Warabona mukunda imyaka 5 akwereka gukunda aho ravuga za sheri. Buri uzacumwe uzatinye n'umuhungu wo kubwira sheri nyinshi za shushu hani sweetie uwo muhungu ujye ariko niba umpuye n'umuntu kuri social media akagukunda ukabona ukimura physical kumva ramwishimiye ukikunda ukujya kuganiriza n'ubujya kureba ushaka gukundana nawe kuba mwatandukana ntabwo bivuze ngo nukubera kumwahuye kuri social media n'uwo mwamara imyaka 5 mushaka gutandukana bitewe nuko imyaka 5 yaguskaminga agafite icyo azagukurikiyeho uri kubyumva so umuntu wese ashobora kubaka whatever ushobora kuzwa mwangana umuntu muri Amerika reka tubahuze namureba nkabona wenda ndamwishimiye nkabyemera Imana ikatwubakira ubuzima bwacu bwose kugeza gupfa
hari n'undi mukuru w'imyaka 5 mugahita musenya. Ikintu cyose ni Imana ikubakira. Hari abantu muhura urabona n'umuntu nko kuri Facebook akuganiriza, hari tugeze guhura kuri Facebook aranganiriza sava bimeze bite ko kuri Facebook uganira na buri muntu wese, tugeraho mu mezi 8 tugera hambwira ngo ariko ngo ndabyuka hari mu cyunamo ngo ariko ngo twahurira nko kuri hoteli tugasangira, ese nta kibazo duhure dusangire. Icyo gihe nari mvuye kuri bank gufata amafaranga y'ibihumbi 60 numva ndwaye nshaka kujya kwa muganga, tugera hano kuri hoteli turicara, ati se baguha gakine mama wine umwe ndayimara bakongera we yayirahagije bakongere nacyo nshaka kurya, ndumva nshaka kurya nacyo nshaka ariko baguye ibyo kurya, baguha ka spaghetti bolognese tisawa. Ati nyaka telefone yanjye shane mpamagara telefone yawe mpamagara umuntu adusanga hanga twisangirire nyuma numva ari bisanzwe. Yagiye za facture zose arazinsigira, facture y'ibiryo ibyo kunywa, kandi yanywaga mitsingi nk'afite turu mu muhogo, afite umwobo mu muhogo akanywa nk'uri gusuka mu muhogo, facture y'ibihumbi 50 ndayishura. Nari afite mvuye no kuri bank nyone nabimenye uzo musika amase ya. Hari n'abantu biharaje babazungu kujya kuri internet bakakubeshya nagukunze, kumbi ni nk'umwirabura ahubwo ati nyuma y'imisi atakubwira ati ngiye kohereza ibintu bizaca muri South Africa, agafata bagage akandika amazina yawe, akubwira ati harimo akabanza kwereka inkweto na iPhone 14 cyangwa 5 byose birimo, nashizemo n'amadolari nk'igihumbi cy'idolari cyangwa 5,000 by'idolari, akakwereka nanuza umvuka munini ho amazina yombi na nimero zawe zo mu Rwanda, agatubwira ngo biciye ngo muri Malawi hari nimero muri Malawi igiye kuguhamagara wiyohereza amadolari 100 kuko ngiye no nangaha ntayo mfite yose ari mu mufuka mo hagati. Ariko ramaze kwimenya bose ndabatuka finarumva babasikamo bahari benshi. Ese abantu bose baremewe gushaka abagore cyangwa abagabo haruza abatabifite kandi n'uburenganzira bwiwe. Ikindi kibazo nese nibi namazaga kandagiye. Bazajya gukora umugore bazamukoresha iki mu nzu, bazamugira ururabo ujya muri Nyarwanda ninde rugasanga inama isa nawe yamukandagiye ondeba mu byamo muri Nyarwanda muri abo ngaba Papa Sava ba Rocky ngo ba Phil Peter nindure ukabona inama isa nawe yamukandagiye. Papa Sava ameze nk'umuntu wiza mu gipadiri, umuntu waragiye kuba nka padiri habura gato, kandi urundi umuntu wagiye kuba padiri ntabwo uzi ko uzabikora. Urumva Papa Sava mubona nk'umuntu wiza nk'igipadiri yageramo hagati akagira ikigwisha gito gahita avamo. Ntabwo mbizi ariko buriya byo yose asara umuntu utatete wasanga nateta ntabizi, ariko uko mubona mbona nta santima afite zo gutereta, ubone byari ukwishakira kashi no kwirirwa setsa abanyarwanda gusa. No kwirirwa setsa abandi bari kwibyarira riba ari aho ngaho asetsa gusa, no kujya kwishima iminezero y'abandi mu bukwe. King James we arahogozwa kugira ngo n'ubundi okay si nago nabikekaga, ariko nanjye nkurikije incubi inyuma hari ama video yi warahogozwa ukabona nyine ni nk'igitsina gore nyine neza, ariko nibivuze ngo n'umupede ashobora kuba ariko yitereye. Hanyuma turi kugenda tunagana ku musozo, ariko by'umwihariko Papa si iki kiganiro no gusubiza comments abantu bagiye bibaza. Hari abantu bavuze bati uzubwenge ufite ibitekerezo, ariko icyo atagushigikiyeho nuko bavuze ko umugore w'umusirimu cyangwa se abagore bose babasirimu baca inyuma abagabo. Iki kintu hagisubiramo nuko bamaze guhura nabo bose abenshi maze kugenda muhura nabo, sinavuga ngo ni mufite zanjye nanone akenshi ngira inshuti nanone zitonda, ariko hari abandi bantu nzi ku mpande bamwe arasangiye muhuye nka rimwe ugasanga nyine arakubwira ati nta mpamvu urugo ni adresse ibintu byose tuguraguma tukamera nkaho turi inkumi, ari no kugati washatse ko n'umuntu uzagumuka kuri ibyo ukora hanze aha kora adresse urugo twese suko tumeze adresse. Ubusanga abakobwa bose bigira abasirima benshi baba mama bafite ukuntu babikora hanze aha bose hari n'utugira umusirimu babikora, ariko anyway ariko aba bose hanze aha ngaho ubona bameze nkaho batwika, baratwika pe no musore baba batwitse mu bari mu basore bafite ubushyuhe. Uya n'umugore asigaye aca inyuma pe ntago ari ibanga, ntago mvuze ngo ni bose ni nabi biguca umugabo, ariko abenshi basigaye baca inyuma. Ariko nk'umugore waciye umugabo bari byacitse, urugo rutarusenyuka kuko umugore n'umutima w'urugo, umugore niwe wubaka ntago wubaka umugabo. Umugore niwe kesho ubwira umugabo ndumva twabigenza gutya, umugabo akubahiriza umugore, urebye niwe wubaka, niwe umenya ngo amakara yashize umugabo ntago babyitayeho, so umugore niwe wubaka. Iyo yaciye inyuma ruba rwasenyutse, umugabo yaciye inyuma rurakomeza rukanakomera n'ibisanzwe, kuko umugabo wese yaciye inyuma usanga ikibikubwira, ubusanga kenshi ahamagara nk'umugore ngo bu nkuzanire inkoko. Neza umugabo akubwira ati bu
uyu munsi uba ushaka agaki ko muri resitora n'agapiza aba yaciye inyuma abagira ngo by'imirare ngiki ko n'umugabo wawe nta hantu azakubeshya ntazambesha azayambwira ngo bankoreraga kuko mvuga ati uyu munsi wahuye nande bo. Hanyuma Aston hari umusore wifuje kwamugira inama twagiye nko kuri Kiss FM afite abakobwa babiri ngo umwe ntabwo ari isugi nde ni isugi ngo azarongore nde kumugira umugore bafite imyaka ngahe bose bari hejuru y'imyaka 25 yego umwe ni isugi undi ntabwo ari isugi afite experience ahitemo nde ariko se wowe isugi babana gute uko ashaka kuba ari isugi ariko atazi bujye akayaringa umugabo nko mu buzima busanzwe atamubaza ngo waramutse ute uwo akaba atari isugi ariko akaba atarabikoze kubera uburaya nyine ariko byagenze umuntu wese atari isugi ntabwo bivuze ngo ni inda cyangwa ni ikirara so nareba wowe isugi ambaniye ate utari isugi ambaniye ate kuko utari isugi ntabwo ari icyaha kandi no kubura isugi nta birenze cyane kuko ushobora kugumana ubwo busugi ukabura n'umugabo ufite n'ubwo busugi ukabura ugushaka kandi nguri isugi uzagera mu muhanda ubwerekana cyane ari ikintu bagenda batera hanga bagenda berekana ngo ndi isugi kubura isugi se twende ubizi kuba utari n'isugi kandi songeye icyo nahitamo umbera umwana mwiza cyangwa numva niyumvamo impamvu nkubajije ibi ngibi impamvu nkubajije akenshi twumva ko umukobwa w'isugi yagerageje kwifata kavuga ati ngiyewe nzaryamana n'umugabo wanjye hanyuma umukobwa utari isugi tukamwitabira hanze tuhanze niko bimeze abantu bakavuga bati nuza n'umukobwa w'isugi kubera ko ni wowe gusa azabazi nta muntu azakugereranya nawe ushobora gushaka wowe isugi byose ukubituruska ukakubita rengasiro nyine byose urakoma urahareba hose ntabwo ureba ahantu hamwe ushobora gushaka wowe isugi wamugeza imbere wamara kumara imyaka 3 n'amafaranga maye n'imodoka akavuga ati ariko uziko abandi bana bandushije byinshi ati bigiye ngomba kumva no hanze ko bimera kubera n'amafaranga atangiye kuyabona yawe agatangiye kuyaryohamo akajya kureba ibyo abandi bamurushaga kera byo ndi yagomba gukora afite 23 za 25 agatangiye kubikora mu rugo rwawe wawe undi atari isugi mukamugeza mu rugo yabirambiwe ashaka gutuza ibyo kubituruska kumenya n'ingasiro byose birashoboka ko byakubera bibi so unashaka kubona yumvamo ese buriya byabaho ko umukobwa wagiye mu bagabo cyane yabirambirwa neza agafata umwanzuro akabivamo umugabo cyane se niyashaka kuba yarahuye na babiri akumva arabihaze ashaka guhura na batanu akumva arabihaze byose biterwa n'icyo umutima wa nama wawe kugiri nta muntu umwe ubwira umuntu ngo reka ingeso mbi umuntu we wicara akavuga ngo ndumva enough is enough ndumva agomba kwitonda nka Jack wigamba ngo yabonye abagabo barenga 100 sibwo uwo yatuza ushobora usanga ari kubabeshya mwese social media ni ushobora usanga uriya mukobwa wita Jack abatwika ntabwo nibyo yakoze ahubwo abacitse ari bo babikoze cyane ushobora usanga bafite impamvu ari kubivuga tu uyu nta sora agira avuga ati reka mfe kwivugira ibyo mbonye ni social media ubu hano se ndamufatiye ukuguru ese bishobora kugira icyo byangiza mu muryango we abana bazamukomokaho bagasanga mama we ngo yabonanye n'abagabo barenga 100 yego ushaka kumwangiza kubera abo bana ako nanone sibwiye n'iki kabo bana bazakura wenda hakiriho YouTube bizenda bizabyara sibangamye ubwo umwana azamubyara none ahangaha ku myaka afite umwana azajya kugira ubwo bwenge tugeze kuyihese ntawamenye ko bizaba bimeze mu myaka iri imbere cyane no washaka kubyara tubwiye n'iki uretse akora ibintu afite ejo hazaza yatekerejeho akavuga ati ngiye gukora ibi nyuma y'imyaka 10 nzaba meze gutya nyuma y'imyaka 5 bizangaruka muwaje mafu abazabireba ntago bindeba erega n'umuntu buri akora ibintu yifite depression yiwe niba kuko Jack abikora ashobora kuba yarakuze uwo mubyeyi atinya ntacyo yamumariye akavangiye gukora ibyo nshaka ko n'ubundi ubona ari gutinya ntacyo yamariye uwo shangazi wiwe nta sukari yamuhaga mu gihe akeneye sukari cyangwa nta mwenda yamwambitse akavuga ndakora ibyo nshaka ko n'ubundi abona agatinye ntacyo bamariye wowe ndagutinya nkawe ubwawe n'urugero nicyo umariye ngomba kwitinya gutinya no kwibaha gutinya kuko ntabwo ntinya umuntu uwo muntu ntacyo amariye mu buzima bwanjye amariye igeze nabura yandeba nabuze Minerva ndeba nabuze Isabona ndeba nigeze ngira inama yuko ngomba kubaho wenda mu buzima busanzwe so nkora ibyo nshaka kubera ko n'ubundi nta muntu ntinya ndiyoba ko ngomba kwiba ku giti cyane ndiyoba ko numva ari byiza ari umuco wanjye so nta muntu ngendebera ku ruhande so abareba Jack rero buriya nabareba bagasanga nta wigeze agira icyo amarira mu buzima bwe akavuga ngo ibyo ngiye gukora ni ngiye ku giti cyanjye ngiye Jack nta muntu mwe nsenga nta numwe ntinya yego ubu satandukanye n'umuntu ubusa ujya mu rusengero muri ADPR aje akajya mu bapfumu aho ujya ngo yitwikira undi yahisemo kubyereka
bose babireba aho ujya muzajya kuzana amagambo muvuga ku ruhande arabibereka nyine muvuga ku mugaragaro uko yabiberetse. sha njye nkurikije ukuntu nkubona wowe kabisa sha ntabwo uzaca inyuma umugabo wawe pe. Ntabyo nzakora. Urakana keza. Ahubwo mba nzabikorera iki? Ninjya kubikora n'ubundi sinzanaguhamagara ariko sinzanabikora. Ntabyo nzakora. Hari saying cyangwa se hari ibyo bajya bavuga mu muco nyarwanda ngo umukobwa w'isugi mukuru ngo iwabo baba baroga. Ntabwo rero navuga ko iwanyu baroga. Usha murabaza ubwo nibyo urashaka kujya mbikubwiye. Ntabyo nkubwiye. Nyine ariko bavuga mu muco nyarwanda sinye nabihimbye ariko jewe ku giti cyanjye nagaho kuvuga ngo ndisi cyasindiyo ubwo nibane ryanjye ariko nanjye niko nakuze mbyumva ngo baba baroga. Ariko iwanyu ntabwo baroga. Hano ubwo banaroga ariko ntabwo baroga nyine avuga. Ubwo muri isugi se no bataroga. Shamura abanyamakuru. Hanyuma reka twigarukire muri movie abadukurikiye bose ndagira ngo barakuzi uri umusitari kaka video ngo ndongora nitunge basi. Barakuzi cyane ariko mwese mudukurikiye yitwa Aston ni umukinnyi wa filme yakinnye mu mafilme menshi ubu ngubu noneho agiye gukina muri filme yitwa Umuntu series iri kwica bigacika. Birarebwa kandi ikoranye ubuhanga. Nakunze ukuntu ikoze rwose kandi hanze bira bintu biri muri filme bibaho ko umugabo aca inyuma n'umugore agaca inyuma bose bagacasha no hejuru bagahurizwa umugozi umwe no mu nzu gusa. Ese koko ibintu byo guca inyuma hari umuntu uba yiberewe muri ubu buzima butangaje ntaca inyuma umugore we reka tuwe ku mugabo sibyo ntanywa inzoga nta kundi ibintu by'imipira no muri aho ngaho uri honete mu rugo rwe wamuguha buriya ntiwaba utomboye. Umugabo wajyaga yaramaze nk'amezi 10 muri kuveze. Urabizi ko bavuga ko umuntu amaze igihe muri kuveze harakanuka mu mutwe kahita kava kugiye habaho ntawe niba nabaho hari kandi kantu yakuze yagize agahinda kenshi gakomeye cyangwa se nta mafaranga afite kwirirwa bunza mu bakobwa ukuntu bihenda ariko usaba gukodesha nta mafaranga afite kujyana mu bakobwa cyangwa se afite ikindi kibazo kiba gihari witegereje usanga gihari ari umuntu wakuze atavuga ati yijimye no mu rugo rw'usanga no mu rugo nta kintu kizima umugore we yishimira uko mu rugo butacu inyuma se yabaho niko baremye kandi uri ejo uzaba umufite sha umugabo utaciye inyuma adakunda inzoga nta kintu kimushimisha muzaye mubabaza neza mwumve ko batakuriho muri kuveze yavuye mufite amezi 6 andi mezi asigaye bakayamara muri kuveze uwamugwa ntabwo wamwemera umugabo utonda cyane gutyo se kuko mane yanjye namwemera ntanamukunda ariko ntabwo byabaho icyo se mwibyare nkamugira umugabo wanjye yampaye ibyo ndabikunda pe kuba yatacu inyuma ndabikunda ariko ntabyo tubonye ntabyo mubonye ntabyo nta wabibona ndetse wabibona ko nza abasore no muri cinema hari abasore nzi rwose bitonda ariko byo reka tubireke ntacyo ahubwo ndagira ngo utubwire ese duherukana utubwira ko ugiye gukina muri iriya filime Umuntu series umuntu ashobora kwibaza bigeze hehe waba waratangiye gusoma amascript cyangwa se waba waratangiye ntabwo ndatangira ariko ngira ngo abazamburamo hanyuma y'ukwezi kuko byo bashinye n'ibyinshi byo ngiye gukinamo bizaza nyuma ariko nzaba ndimo rero nzakinamo sinahita nyibahugira nangize mu dukopeze oya wazayibona byaje cyangwa uzakina nawe uri guca inyuma wabishobora rero si ugukina se nawe why not nabishobora ko mba ntabikoze se nabishobora ko bajya bavuga ko umuntu rore yisanzemo cyane bari aribwo buzima bwe mu buzima busanzwe ra oya nta bihuriye none se ubwo nkabamenya ko akina umukozi wo mu rugo ntafita ntihagafashe si filime si gusa bivuze ko niba gukina umukozi wo mu rugo akennye azakina ubuzima bwe bwose n'urugero ko bahembwa 20-30 bamenye akina umukozi wo mu rugo kandi arafite amafaranga so rore nta hantu baburiye n'umuntu ariko mu guca inyuma biratandukanye hari igihe umuntu yipfusha kandi umuntu yabikora yabishobora nka cyashafu byo cyipfusha ratuvuga ko tutabishobora aya shafu yatubwiye ko atinya abakobwa yo ko mbona shafi kuno yipfisha mama arashaka kubisho ntabwo ndamufata ubwo yubatse ariko yirabura aripfisha cyane uburyo ashobora guca inyuma base ntiyabishobora naye ndi kubyibaza byenekereje uzacunga filime zende uzazumbwire niba ubona atabishobora ubu nabikora hari akantu wavuze ubushize karansetsa
ngo mumbare mukore subscribe ndi imfubyi nukuri bazayikore nukuri ari n'umusore wagenda akavuga ngo Aston babarira umpe ndi imfubyi ako tubibutse ko mfite tubicano yanjye nanjye twa Aston TV show yitwa Aston TV show ariko Bazayeho. iri gutwika banyangira ama subscribe ndumva ntarayakunda ni make ariko iri gutwika ari ibintu byiza cyane biryoshye nibazeho ahubwo unyibukije kiriya kiganiro nabonye ari ikiganiro washizeho ngo ukuntu bagusabye ruswa y'igitsina barayitsabye nyene nuko namugiriye ibanga nanze kumuvuga ko ntabwo namuvuga ngaha ariko barayinsabye of course nuko burayitanze ntabwo ikiganiro nakirangije ahubwo mu kanya nayo natanze mbabarire geze aho ngaho abanyamakuru mukunda kumva ubusutwa mwagiye mugenzwa na kamwe ugenzwa n'ibintu nk'igihumbi nawe amenye icyo ushaka kumva ariko bajya bavuga ngo nta kintu wageraho without sacrifice niba umuntu akubwiye ati ngewe urumva ni rimwe ryonyine ntabwo nakisacrifice umuntu uza mu gukora sex n'umuntu ariko none se movie ntekereza ko ari career ibintu uzakuramo amafaranga umuntu arakubwira ati ni gutya ubundi nkurangire inzira ikugeza nese ko nagize amahirwe ngiye nkakina ntatanze uruswa uri ibyo bimbwiye kuba nakomeza nkakina abantu ubu nanjye sinabura umbwira ati waza nkakina muri movie yawe cyangwa imana yaneteka nanjye hasohora yanjye ubu ntaye ngitanze ngiye nararwambutse nayihaneze shafi wese mu kiganiro cy'ubushize wavuze ko ari crush wawe oya ariko utanuka kuvuga ko ari umusore mwiza no kuba yakuba crush wanjye byonyine ko warafashe igihe ukareba ko ukamubona nk'umusore mwiza hari akantu kamaze gupfa mu mutwe oya kuba ari mwiza ni mwiza ariko ntabwo mvuze ngo namukunda n'ibiki agira sheri agira sheri se ubushize ko yavuze ko nta sheri afite ababesha abayabyimira ngo ari sheri yigeze gukubita mpamvu yabivuze nuko ubwo ari nk'icumi ari 10 urumva sabavuga ngo mfite sheri aba sheri 10 ngo zavuga iki ntacyo ufite cyo kuvuga aho ujya bicisha sheri zagira uvuga umwe bose bavuga ngo ntabwo mfite ubushize yatubwiye ukuntu yakubise sheri we kuri Severant ngo amucaga inyuma kuri murumuna we ndabikora ariko shafi ntaga bikina aha reka tumere nk'abasoza hari igice tugiye kugarukaho ku buzima bwawe muri cinema my talent my business my cinema my business kuva wagera muri cinema kugeza uyu munsi niye ntambwe wateye mu buryo bwo kuba public figure cyangwa kumenyekana ndetse no mu buryo bwo gukirigita agafaranga ntabwo ndagafata nkuko mbyifuza ariko nibura wenda mbasha kwishirira inzu nasabirije ako sindagafata nkuko numva mbyifuza ko nagafata numva nabafite imodoka nshaka naba nkenera ikintu nkakibona umuntu ashaka kumbwira ati maturasi akazibona byoroshye ntarinze nsaba cyangwa se mvuga ngo ntayo mfite bitewe n'uwo ari we so arimo amafaranga sinacibana nige ngo ntayarimo ariko nyine ngiye sindagafata nkuko mbyifuza ntaho ndagira ariko haraho navuye anyway nyine watubwira nibura ibintu bike umaze kugeraho kubera movie industry oya nibanga batazansaba ndabajya mvuga ko ngize bazaze bansabirize nibanga tazaza kunyiba ryayo babarira ariko ntago babikimeze nkuko watangiye nyine hari akantu kiyongeraho anyway hari abantu bakwaje muri comment ngo nibura washatse akana ngo niyo nta nashe ushaka ngo wabyaye akana umuntu yaza wabivuze n'umukobwa cyangwa n'umuhungu n'umuhungu yaza kandi tukamubyarana niba afite impuhwe ashobora kuba nta mafaranga afite yo kumurera nta mafaranga ndagera yo kurera umwana arahenda keretse ngize uwo muntu nyine twabanje okay nifuje ko nanamubyara nabanje gusezerana okay ni byiza cyane turagushimiye cyane kuba abanye natwe katuganiriza ego urakoze nawe hanyuma rero niba hari ikindi kintu wumva ushaka kugarukaho tutakubajijeho uyu mwanya n'uwawe idagadure rwose shari icyo utavuze ko kumenya yose twabivuze wamenesheje imiceri utunyera umuntu navuze nambabarira ariko ndumva nta umuntu navuze hari umuntu navuze nabira oya nawe ndumva nta kintu twarenzaho pe ndibutse hari umuntu wambwiye ngo nzakubaze ngo igice cy'umubiri cyawe ukunda ngo kurusha ibindi byose ni ikihe we yarambwiye ngo yakunze amaso wowe ukunda intoki ariko mbonye impeta oya nizanye ari yambitse bisanzwe n'umurimbo reka tugushime cyane ko babanye natwe nitwa Protais Mbarushimana iyi ni Irisa TV turasaba gukora subscribe like share ndetse na comment bakibuka no kujya kuri Aston TV show naho bakakora subscribe share comment
byose yeah na like hanyuma uteganya noneho kubagezaho iki kiganiro kugira ngo bagire amatsiko bageyo? Nzabagezaho ikiganiro cyiza nyine tu ntabwo nakwiga mbivuga mbere ariko nzabagezaho ibiganiro bazakunda, nzayambasetsa, nzambaruhura mu mutwe pe, nzaba umukomedienne wabo, nzabaruhura mu mutwe cyane. N'impano gukina komedi se urayifite? Nase niba ushaka kuganira n'abantu bagaseka urumva ntayifite. Niba nshobora kubona ayo turi kuganira buri guseka urumva nari umukomedienne yaki nandi ibyo navuze ngo no kuvuga komedi ari ikiganiro gusa nayigira da. Ariko biri serious, ufite ubwenge pe. Merci beaucoup. Bye, komeza rero. Nitwa Uwizera Alice, nibereye ahantu muri Ariera Motel. Ahantu haranshimishije cyane. Buriya haba umutekano, uhageze wese arisanzura, kandi ibyiza nahabonye bitandukanye n'ubundi bukabari n'amahoteli. Ntabwo bariganya, ni ahantu heza nishimiye. Nibiba ngombwa nzazana n'abavandimwe banje tuhasohokere. Buriya muri makeya hari ikintu nahabonye gitandukanye n'utundi tubari duciriritse. Haba isuku, haratuje, hari ibiryo byiza. Buriya muri makeya n'abandi bumvise ibi bintu turi kuvuga baba maso bakazaza bakayigerera bakareba. Nageze muri gare bandangira ko hari New Ariera Motel, ubwo rero barayindangira bambwira ibyumba nari nkeneye ko ari byo bafite, ubwo barahangeze. Yego narahageze, byo nari nkeneye amazi ashyushye mu bwogero, n'igitanda cyari gifite metero 1.80 kuri metero 2, bafite n'inzitiramubu. Ibyo nari nkeneye n'ibyo ngibyo narabihasanze, ubwo mpita mpaguma. Ubu mamaze ukwezi, hari mucoma rwose ubimenyereye. Bafite ifi nziza, bafite n'inyama bita brochette bita igiti, rwose nasanze byose bimeze neza ku buryo nahamaze n'ukwezi. Ubwo urumva rero ko nari mfashwe neza, ndetse no kuza ku mucanga no ku mazi ngiye nturuka mu Bufaransa. Ubwo rero abaza bose ubwo nzagera nanjye nzabakorera ubuvugizi, birumvikana kuko n'ubutaha ngiye nzanagaruka da. Kuko bafite n'ubwakizi bwiza, bafite kuri reception yabo na nyirayo rwose Mama Scovia ni umuntu ujijutse uzi kwakira n'abakiriya neza.